Utabuze utabwita ubumera. Uyu ni umugani wa kera bawuciye bagendeye ku mugabo utarubahaga umudamu we, akumva ko umudamu we nta kintu amaze, ko aba ari gukora uturimo turi aho ngaho two mu rugo, twa tundi nyine umuntu wese asuzugura. Bityo rero bigatuma umugabo avuga yuko ko ari we uvunika gusumbya umudamu, kubera ko we aba yagiye kwasa gukora imirimo ivunanye nyine yayindi ikorwa n'abagabo. Umunsi umwe rero umugabo witwa Petero se wa Gapongosho yari ari gutemera ibishyimbo mu ishyamba. Nuko igihe kigeze uwo mugabo arangije yafashe udukwi yari yatahije, ubundi arataha. Uyu mugabo rero mu nzira agenda yari ari kwibaza ukuntu agiye kwahuranya ibiryo, yaba imyumbati n'ibishyimbo, ukuntu agiye kubiha amabere ya nyina. Icyo gihe uwo mugabo yaratashye, nuko ageze mu rugo atura za nkwi hasi, yinjira mu nzu kugira ngo arebe nimba umudamu hari ikintu yamutekeye. Kubw'imyaku ye uyu mugabo yasanze umudamu wari bwo ateretse ku ziko. Ibi bintu byaramubabaje ku buryo buri hejuru, yibaza ikintu uno mudamu yari ari gukora kuva kare, biramuyobera. Uyu mugabo n'umujinya mwinshi yakomeje kubwira umudamu we ko ari umunebwe, kumva ageze kino gihe atari yahisha. Uyu mudamu yabajije impamvu uno mugabo we atahanye umunabi, nuko umugabo yimyiza imoso. Nuko umudamu nawe abibonye, bitewe nawe n'ukuntu aba yavunitse akora uturimo two mu rugo, utuntu twose ari kudukora, uno mudamu yarabibonye abwira uno mugabo we ko bagiye kugurana imirimo. Nuko mu gitondo buri umwe agakora umurimo w'undi kugira ngo bazajye bareka kwitana ba mwana, ngo buri umwe avunisha undi. Uyu mugabo yarabyumvisha akoma mu mashyi, avuza impundu sinakubwira. Ubundi abwira umudamu we, cyane rwose ibyo ndabyemeye, wenda wajya umenya ukuntu mvunika, ibyo ukabinyubahira. Ntibyatinze mu gitondo harageze, nuko umudamu abyukiye arubika, afata agahoro, afata n'umupanga, nuko ahita ajya mu kazi. Nuko umugabo nawe asigara akora uturimo two mu rugo. Uyu mugabo mu gitondo kare cyane yarubika, yafashe icyansi, ubundi atangira gucunda amata. Ubundi agezemo hagati atangira gufatwa n'icyaka. Urabizi nawe icyaka cy'abagabo ukuntu kiba kibamereye nabi. Ako kanya adatindiganyije yahise ajya kureba ahantu ikibindi giteretse, ubundi inzoga sinakubwira arasuka. Nuko uyu mugabo mu gihe ari gusuka inzoga mu gikombe, hahandi yari yateretse icyasi cy'amata yari ari gucunda, ingurube yarahahise, ubundi ihita imena amata yose gari garimo. Nuko irangije yivuruguta muri ayo mata. Wa mugabo abyumvishe aza yiruka, asiga inzoga atayifunze. Nuko aza yiruka aje kureba ya ngurube, abonye ko ingurube imumeneye amata, yafashe cya gikombe yari ari gusukamo inzoga, nuko n'umujinya mwinshi ahita akubita ya ngurube mu mutwe. Nuko iyo ngurube irengana birakarenze ihita ipfa. Uyu mugabo akiri mu rujijo rw'ukuntu yishe ingurube ye, yibutse yuko n'ikibindi atigeze agifunga igihe yari ari gusuka akayoga ko kwinywera. Nuko yasubiyeyo kibunomo amaguru ajya gufunga, asanga inzoga yashizemo kera. Uyu mugabo yarebye ibintu bimubayeho arumigwa, abona ingurube ye yishe, abona inzoga ye yose ishizemo. Nuko ahita agenda afata icyasi yongera gucunda amata kugira ngo arebe ko umunsi wenda wakwira. Gusa mu gihe akiri muri ibyo, inka namwe murabizi bikeneye kurya, yarabiye tu. Uyu mugabo aravuga ati akanjye noneho kashobotse, uyu munsi sinzi nimba ibi bintu ndabisoza. Mu gihe atari yarangiza no gucunda amata, abarabiretse ajya kureba yanka. Uyu mugabo yabonye amasaha ari kwicuma, bityo ko atajya kwahira ngo abivemo. Nuko yiga inama yo kujya kuvoma kugira ngo azashore y'inonka. Gusa hari ikindi kibazo, ni uno mwana Gapongosho, umwana wa Petero. Yari afite ikibazo cy'uko uno mwana ashobora kuza agakinisha kino cyasi akakimena, cyangwa se akamena n'ibirimo. Bityo ahita agihambira agishyira mu mugongo, ubundi ajya kuvoma nacyo yagishyize ku mugongo. Gusa Petero mu gihe ari kuvoma yahise agira igitekerezo cy'ubusazi cyo gufata inka ye, ubundi akajya kuyiragira hejuru y'inzu ye. Uyu mugabo Petero rero yakomeje kuvuga ko inzu ye hejuru ye hagiye himezaho ibyatsi byinshi, kandi bitewe n'ibintu byinshi yagiye atererayo, hose inka ishobora kuhajya ikanahava ihaza. Uko niko byaje kugenda. Petero yajyanye inka ye hejuru y'inzu ye kugira ngo irishirizeyo. Nuko umugabo aza kwibuka yuko igihe kigeze cyo gushyira madamu w'ibiryo, kuko yari ari ku kazi nawe. Uyu mugabo yahise ashaka ukuntu akora utuzi tubiri abifatikanyije, yaba kuragira ndetse no guteka. Uyu mugabo yapfumuye hejuru atozamo ikiziriko cyari kiziritse inka, nuko ajya hasi, ubundi akurura cya kiziriko akiyambira ku kuguru kugira ngo yino nka nishaka kuva hano hejuru ahita abimenya. Ibi byavuyeho, uno mugabo ahita afata ibishyimbo abishyira ku ziko kugira ngo atekere umudamu we. Nuko cyagiye ibishyimbo biba bitangiye gukanyarara bigiye gufata umuriro, yahise ashyiraho n'ingereko ngo ati byahiye, ubundi atangira gukoroga.
Mu gihe uyu mugabo akiri muri ibi, ya nka yashatse kuva aho yari iri, nuko igeze imbere irikanga isubira inyuma. Mu gusubira inyuma ino nka birahanutse kubera ko ino nka ikiziriko cyari kiziritse mu ijosi, uno mugabo yari yakiyambije ku kuguru. Inka yagiye hasi naho umugabo we ajya hejuru. Nyuma y'ibibazo bimaze kuba kuri uyu mugabo, tugarukaho umudamu we yari ari gushakira inkwi. Inzara yari yamwishe, yategereje umugabo we ngo amuzanire ibyo kurya araheba, nuko ahita afata umwanzuro wo gutaha. Uyu mudamu ageze mu rugo yarikanze, abonye inka igiye kunigwa n'ikiziriko, abafashe inkwi yari yikoreye azishyira hasi, afata umuhoro ubundi akata cya kiziriko ati inka yabo itaza gupfa. Nuko kubw'amahirwe uno mudamu akimara gukata kino kiziriko cyari gifashe ino nka, uyu mugabo nawe yarahanutse kubera ko kino kiziriko nawe cyari kimufashe ku kaguru. Nuko mu guhanuka abakubise umutwe mu nkono, inkoni birasandaye, bya biryo yari atetse byose birameneka. Nuko umudamu abyumvisha aba yinjiye mu nzu yiruka kugira ngo arebe ibintu biguye hasi. Uyu mudamu akinjira mu nzu agasanga n'umugabo we yaramusetse cyane, ubundi aramucyurira aravuga ati ubanza uyu munsi warushye cyane, umuntu ucunda amata akarera umwana akica ingurube akirirwa ahangana n'inka, manzi uyu munsi utari worohewe, ngaho renza aho ngaburire rero kuko n'ubundi ndashonje. Nuko kubera ko uno mugabo yari amaze kumena ibiryo, yarebye nka mbega urubwa. Reka uno mugani tube tuwuhiniye hano, gusa mujye mwubaha n'abadamu kuko baravunika ku mirimo yabo bakorera mu rugo. Kandi ikindi uroye n'uyu mugani nicyo wasobanuraga. Naho ubutaha ku zindi video nziza, kora subscribe, like, share and comment kuri iyi channel y'Intego Yacu, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi.